basi sura cyankunda sheri sheri cyankunda mu kazi mbona ari ibisi nta gishya cyajemo dukora akazi bisanzwe ndumva nta kintu kidasanzwe gihari none se ari boss arahuze ndabona ntazi ibintu byabaye umwuka uri mu kazi wo noneho ese kuwitsa imitima wabaye iki Alex byagenze bite byagenze bite Mize bite Alex kuhigima ndababaye cyane tagahinda gakabije kandi natewe nawe namwe karu wazabicaza mwese umuntu aka nda rero ubunge akuza ntega amatwi ubwo bwawe ubundi gene navuze ko ntazarugarukamo no kuba ndugarutse mu bwo urumva ari ibintu byoroshye ariko gihe nubwo ntari impari nari nibereye mu zindi diru ngiye kumva numva ngo byagenze gutyo si ibikino no turavugana ukira warutangiye kumbwira n'iki ngiye rwose ngiye buna bya bintu warutangiye n'ibiki ngiye burese nayo ariko ubundi mama ariye ngo buri wese ndamubwira ibye ako cyangwa mwakoze n'inama suko kwa ibyo utansezeye sikajya mu kazi utansezeye ibyo ngari ibintu bya danje kugenda utansezeye ntabwo ari ibintu bya danje shiri kugenda utansezeye ntabwo ari ibintu bya danje urumva nyine ibyo abaretse ndabyikorera ibyo ngibyo ariko wetse nkagufasha si ngiye ko nambaye ndabiyobewe basi nsezera bye nuko ko ari usanzwe unsezera bye narabizu basi niyo yabyo kwitaba ariko nk'ubu nkawe uri kumbaza iki koko ko naguhaye amahoro nkurekera ibintu byawe wirwamo uri kumbaza iki nkanjye ariko sheri ko nagusobanurira ibintu uko byagenze usobanurira iki se buriya birani ibiki Minantinze ahubwo nigiriye ku kazi ibyo bintu byawe ntabwo ari ingenzi kurusha akazi nase sheri ubu kubana gutya nibyo wishimiye ko tubana gutya nk'inkoko ziri gushondana atari wowe se nzi ko nagusabye imbabazi wambabarira sheri please sibyo azajya kuzisaba bene wanjye sheri waretse kugenda mu kazi umeze gutyo ngiye meze neza ahubwo niwe uri kunjagaraza ngiye ndeka nigendere mu kazi uri no kunkereza idayeri nakurikiye amahoro yawe hari icyo mubaza nyine kuba utakimbaza nicyo kibazo gira amahoro mu mudugudu wawe bayi ari kuva vana imiteta aho ngaho wowe kuri ntabwo utansezera ntabwo wagenda utansezera reka ariko ndeka ngiye naguhaye amahoro wowe uzajya ukora ibyo ushaka n'undi byose niwe warabiteye wigenda utansezeye please ndeka ngende kabasi uretse telefone tuvugane urambaza iki urambaza iki kindi ko ngiye mu kazi nzakare ko zagakore saga abagore muri aho mushaka ngo umuntu yirwane namwe weje nabo nshaka ko twirirwa nacyo nshaka no kujya ku kazi umeze neza uri kwibebeza aho ngaho ndi muri mudu ndi basi nseze bye nseze kusanga nseze sibyo please bye nakubwiye ngo bye bisegiki ampamagaye umuntu tutajya tunavugana noneho bimeze bite
Yes, alors. Oui. Ndakumva. Iki? Gigi ntabitekerezaga kabisa. None se ubu ngubu situation iri mu kazi imeze gute hano? Ko numva dushobora kuba tubuza akazi burundu kabisa. Oya se umuntu boss yazanye mu kazi se ni umuntu ukiyamiza ate? Kono mo diaspora. Fasha mano unyumvishe ibintu neza kabisa ntago ndi kubyumva ngewe mwana. Nase ko ari diaspora bivuze ko twareka akazi mana. Ngo niyo mpamvu ari gukora. Okay. Don't worry kabisa. Gusa nanjye nubwo hashira igihe nikwamiye ndi mu rugo. Dusubira bya buri munsi ariko nanjye hari impamvu ndiho kabisa. Murayibonaga. Nibyo ndimo kabisa. Anytime wakumva nkurabuye kabisa tukagira ibintu duhindura. Sheri naho wagenda utansezeye. Ugomba kujya mu kazi uri muri mood nziza umeze neza kugira ngo n'akazi kawe kagende neza. Ndi muri mood nta kintu uri kumbaza hano aho. Uburyo wagenda utansezeye. Ndagiye kandi nakwiyamye nakubwiye ni ngewe unyitondere muri iyi minsi. Umpa amahoro nanjye naguhaye amahoro. Nta kintu uri kumbaza. Nta kigomba kumbaza. Sheri gute se nagomba kukikubaza? Ariko ubu sinzi icyo ushaka ubundi mu buzima. Ubundi mu buzima icyo ushaka urakizi wowe. Icyo nshaka ni amahoro n'ibyishimo byawe. Amahoro narayaguhaye. Ntayo naguhaye? Ntabwo njye nafite amahoro nagufite. Utamfite se ugenda hari ukajya kwiga widagadura igiriya bura tesho umutwe gusa. Ibyo kwidagadura byari ngombwa. Nigire mu kazi we reka ibyo bintu byawe byo kwitetesha aho ngaho. None se ninagutetaho nzateta kuri inde? Sheri no Sheri wigenda ariko giye mu kazi. Oya Sheri. Yego Gigi. Yego. Nandi bankubwira ibi bijyanye no kubura akazi byanteza ikibazo bigateza ikibazo no ku muryango wanjye. Cyane. Ariko Gigi bajya mumenyeshe ko ndamutse mbuza akazi haradukora cyangiraho ikibazo kandi umuryango wanjye ukagira ikibazo. Nibyo nayendaga kugira ngo mumenyeshe basi ejo tugeze ku kazi basi mu mwanya tukaganira. Sheri ntabwo wagenda utanseze ngabo. Oh no Sheri. Mba ariko nakubwiye ngo Mami urimo bikira ko ndeba umeze nk'utuje hano
ariko ndabona asigaye ariho n'ivumbi rero banza mutaheruka arebaga ibyo Kadogo asigaye akora ndabona umwanda ugiye kutwica ntakora amasuku no kumubwira urabona ko sheba nabira basimusi banza atakimukurikirana neza arakubura akarunda hariya urabona akazi katamunaniye nko kugerageza mukajya mubwiriza rega buriya abana ni kwamera se ubundi wari wagiye ko nari nakubuze okay ndi kumwe na mutwara sibariya kuri gate twarimo tuvuga kuri cya kibazo dufite mu isibo yacu uribuka ba ya nama duherutse gukora ko twavuze yuko tuzafasha abantu batishoboye harimo abatabona ibyo kurya imyambaro twe tugize uko tumera tukabafasha nabo bakabona imyambaro y'ishuri amafaranga y'ishuri nibyo twarimo ambwira aho bigeze ntago narindi kure narindi hano kuri gate none se ubwo mubifatiye uwuhe mwanzuro buriya ikintu yararimo ambaza muhigo nahize yuko igihe tuzawuhigura ariko njye namubwiye ko nta kibazo isaha n'isaha urabizi twarabiteguye ni ka gasheke tuzamusinyira hasigaye akajya kukabikuza ikindi amakaye yo twarayaguze y'abana batishoboye bataye ishuri urabizi ko iyo ari gahunda ya leta yuko nta mwana utagomba kwiga ibyo byo ndumva narabiteguye mumaze impungenge mubwira ko njyewe niteguye igihe cyose azabishakira azaza tukabimuha usanze rero ntari ndimo ntekereza kuri uriya muhungu wacu Makuza nibazaga ukuntu twazashaka uko tujya kumureba kuko sinumva ukuntu tuzakomeza kubaho tutazi aho umwana aba Bwana Makuza rero Dr. Clenie nagerageje kwitegereza reba kampani yawe naba interested dushobora gukorana ibi bintu bimazemo igihe mfite amakampani yanjye mfite n'ibigo ngiye mfitemo amashares nabonye rero si ibituntu dutoya dushobora gukosora ariko dukoranye nta kibazo sinzi wowe uko byumva nta kibazo rwose natwe twiteguye kwakira abashoramari bashya urumva ko tugomba iriya kampani tugomba kuyishyira ku rundi rwego kandi nyine urumva imbaraga dukeneye ni izanyu twese tugafatikanya noneho rero urumva nkuko nari nabikubwiye harimo undi muntu w'umushoramari uretse ko adafitemo shares nyinshi wenda ariko ndumva byakunda rwose twakorana kuri interested gusa ibintu dukora ubona ari sawa urumva isi aho igeze ntabwo gukora wenyine bikiye ntabwo bigikunda haba hakenewe imbaraga nyinshi ibitekerezo byinshi kugira ngo mubashe kuganisha ibintu aho mushaka rero uri umuntu umwe ntabwo byakunda icyo nabonye ni uko uri umugabo uri seriye iby'abandi bo nta kibazo niyo twaba benshi icyangombwa ni uko tugira umurongo twerekezamo ibintu byacu kandi njye ndabona natangiye kugira icyizere kampani yawe imeze neza ibintu mukora nabikunze nyine nk'uko twabivuganye jyewe I'm ready good rwose ubwo so ndaza kwicaza board members n'undi uriya mugore wari urimo n'ubundi nabonaga imikorere ntazi ibyo ari byo tubifate umwanzuro turebe shares twa balancinga kugira ngo nyine nawe fitingemo neza kandi nta hantu na hamwe tubogamiye ubundi dukore business rwose ibintu bizagenda neza cyane ndabyizeye uwo mwanzuro ntago nawufata nyine gutya direct ariko ndabizi ko bizagenda neza bizakunda reka tureke gutinda amasaha ndabona agiye nari mpagaze gato ngo tubivugane neza n'umuyaga utatuvangira dore ko n'amakonterevasiyo y'amatelefone asigaye agoye hari igihe uba uri kugenda umuntu akaba araguhamagaye cyangwa sinangombwa kuba ubwonko buhuze kandi twara ikinyabiziga reka rero tugende
ntekereza ko iby'ingenzi twabivuze. Iby'ingenzi ni biriya nibyo bya mbere, ubundi ibindi ni imikoranire uzagenda ubibona kandi ko ari ibintu bimeze neza cyane. Sawa kabisa. Ya kabisa. Uriya ni uruhinja rwo kwirirwa gukurikira. Barafashe umwanzuro akagenda, urabizi n'undi twahoraga tumubwira yuko agomba kwiyubaka agafata akanya nawe akagenda akitekerezaho. Numva ngewe twamurekera uburenganzira bwe niba yarafashe umwanzuro akagenda amaze gukura. Nyine si uruhinja ariko nanone ntabwo twaterera iyo nk'ababyeyi ngo tubaho tutazi aho umwana aba, tutamenya n'amakuru ye. Ariko njye ndumva nta mpungenge mfite, uriya ntabwo ari uruhinja. Cyambere icyo ntabwo ufite yuko azabura icyo kurya, ntabwo ufite yuko azabura amafaranga yo kwikenuza, arimo arakora muri kampani. Ubu se ubu wamenya abaye hate ahari, wamenya abaye aho mu buhe buzima. Ariko se ubundi wumvaga azaguma hano tuvugisha ukuri? Kuhaguma si byo, kuko igihe yaragezemo yarakuze byo kuba wenda yajya kwibana nk'umuntu w'umusore. Ariko se dutera hagati muri ryinyo ku buryo tutanamenya haba. Igihe cyari kuzagera nawe azagaruka kudusura tumenyesha ari tumusure. Njye numva nta mpungenge mbifiteho, ntabe na nkeya rwose, kuko arakuze bihagije. Twaramwubatse mu buryo bw'imibereho no mu buryo bw'imitekerereze, twaramwubatse ari ku rwego rwiza. Njye numva nta mpungenge wagira. Shange numva rwose bitanyuze, ntago binyuze pe, kuba turi aho tutazi aho umwana aba kandi dukeneye kumenya amakuru ye, uzi n'uburyo yagiyemo akagenda asa n'uwivumbuye ntanadusezere. Ese ubundi hari ikintu rero buriya mujya munsetsa, ukeka yuko ubundi buriya nubwo mwanahura nubwo wanamusanga ku kazi ukeka ko yakubwira ahantu aba uko yagiye se ntubyibuka? Wowe mureke yitekerezeho, igihe azumva ari ngombwa azaza dusure atubwira ahantu aba tumusure. Njye numva nta n'ikibazo, sinumva ngo yujuje inzu hakurya hariya muri uriya mudugudu mushyashya bujuje. Sinzi pe, ariko mba numva nyine mba numva nta mahoro bimpaye kuba nicara ntazi aho umwana wanjye ari, ntamenya n'amakuru ye. Abana na ba nyina kweri. Ke uraho Kunde bose wa papye habaye iki? uraho ngaha nta nuguzi biri kubera muri kino kigo. Ngiye mbwira Hariko biki? ko mbona umeze nkaho nta kintu kimuzi. Kana nta kintu nzi. Narabikubwiye ko nta kintu njya mvuga. Keren ubuzanye za nkuru zawe ngo ngewe ngo urabona izihe nkuru ngo hari iyo ntekereje ngo hari ikintu mbona hari nta shagige nawe dusigaye sinzi ikibazo sigaye. Ntabwo ushobora kumva ibintu mbonye. Narakubwiye ngo hano hari ibintu biri kuhabera wowe ntushaka kubyumva. Ye ndabona wagira ngo warwaye ubwoba ahubwo umeze nk'umuntu ufite hahamuka. Uraseka none se wabaye iki? Ubu turi kuvugana size bose hariya ari kumwe n'umuntu w'umugabo wambaye amakositimu. Wamubonye? Oya ntabwo namubonye. Ese ko mba nta kintu bikubwiye? Ibikize ntuze kuba bose ari kumwe n'umuntu w'umugabo. Ndakubaza ko nta kintu bikubwiye. Kunase ko ari kumwe n'umugabo bintwaye iki? Ngo ni umukiriya. Hanyuma uriya mugabo bari kuvugana ibiki ko mbona wowe uri aha ngaha ko mutari kumwe? Wasanga ari umukiriya.
uje kureba iby'akazi. Clenie ntabwo ari umukiriya urya mbonye umugabo. Okay, reka nkubwire inkuru yose imeze. Hari umugabo bari kumwe hariya wambaye kositime z'umukara y'imikara. Wamubonye? Ntabwo namubonye. Basanze bari kuganira. Bari kuganira kandi mbumvise bihushuka, ariko ibintu bari kuganira ni ibikiza, ibintu bijyanye n'imigabane. ubwo ni ibyo yaragize ngo ni inkuru yahatari ibintu bikomeye cyane. Rose iby'imigabane uyibeye ko tugira abakiriya. Ubwo ni umukiriya n'umukiriya nawe gigi n'umukiriya ubwaje kubaza aho yamara deretse gukura hanze aho bigeze. Ushinzwe amasoko hari uheruka kubona ko ntamubonye kandi ko ibi bintu iyo bigiye kuba ubundi waba uri kumwe na bosi, abo bantu bakaza. Ikindi ushinzwe ibintu by'imigabane yabaga ari muhara n'ushinzwe by'amasoko. Kandi wibuke neza yuko iyo hari ikintu kigiye kuba hano muri kino kigo kijyanye n'iby'imigabane ugomba kuba uri kumwe na bosi. Ibyo nta na rimwe ndabona ari wenyine. Ese wamugana icyo kintu gitekerezeho neza. hakaba ari ibintu se ari kudukinga ashaka gukora wenyine tukaba tutabizi. Cyo kukubwira ngo bitekerezeho neza. Ibintu byawe wihaye byo kujya upinga ibintu byose sinzi ikirere kandi narabikubwiye ngo sinzi ibintu urimo. Urahuze Kere, urahuze, sinzi ibintu uri gutekereza muri ibi bintu. Ubwo yaba agiye gukora akazi ntabizi. Ibi bintu bizatugiraho ingaruka kandi twese. Ubitekerezeho.